amahoro. Natwe nka polisi y'u Rwanda twaragerageje rwose gushakisha. Nanjye nifuzaga ko washaka umugabo nyine ufite amafaranga ku buryo mbese yadukura muri ubu bukene. Ahubwo 10 aferi yabirangiye. Nta makuru ku byaba byarababaye. Ubu nta numwe baba barafashwe. Okay, sawa natwe turi tiyari twiteguye. Umunsi ukora ubukwe byarambabaje. Nuko se muko mbwira ukuntu usigaye ufatanya abagabo babiri. Ako sheri wowe wagira ngo dukomeze tuwe muri buriya buzima wari ubayemo bw'ikimotari. Ngo twese niki kikugenza n'amahoro muri iki gisaka. Ese Nikora ni wowe? Nchikwe mbega umutoma. Ako se sheri wambabariye ukanyumva sheri wagira ngo ngirente nari bukora iki? Ese sheri uragira ngo mwumve koko bigeze hari icyo nakoze koko umunsi ukora ubukwe byarambabaje. Ako sheri wowe wagira ngo dukomeze tuwe muri buriya buzima wari ubayemo bw'ikimotari. Sheri ndakwinginze pe uzongera kuvuga iryo jambo ngo mumotari mbabarira ndakwinginze nuzongera kuvuga iryo jambo ngo mumotari bari kuza tukabaho mu bukene bwacu nta kindi rero numva nagukorera pe. Basi sheri urumva wifuza ko nakoretse? Ahubwo se sheri wowe urifuza iki? Sheri basi mpa 1 week byonyine. Mu cyumweru kimwe ugiye gukora iki? Sheri bindekere. Guterura urebe gafite imbaraga shiri kumva nuko umva sheri utangusha nabyemeje uri nabyemeje. Reka nguterure. Uye ndabyemeye tangusha. Mushira no mu mugongo. Wambere nabibonye. Shira agatimba nakanditse. Shyiraho fose z'ibihumbi 20
wongereho na ringi z'ibihumbi 40, ushyireho na flowers z'ibihumbi 15. Ese sheri gutambwiye photographe? Oh mana we, nabyibagiwe sheri, I'm sorry. Sheri nawe kwibagirwa, nshaka ko umunsi wacu ko yazabaye amafoto meza, amavideo byose byiza. Sheri nanjye nuko mbyifuza. Ndimo nshaka kuzagukorera ibintu birenze mu buzima utigeze ubona. Shashira mbere mushya buri munsi n'ukuri. Ubwo si umuntu uje sobanura kumukotira. Oh, reka ndebe. Gusa umukobwa wanjye yajyanywe n'icyano ni amahoro. Ni amahoro muze. Ubwo ese n'iki kikugenza? Ni amahoro muri iki gisaka? Muze rwose bakundangiyeho ngo ushoboye akazi, ndashaka ngo mpuburuzi. Ukiri muto ugiye gutangira kwiga kuroga? Oya muze, hari umuntu mbushakira kuko hari umuntu ndya ahantu nshaka kwivugana. Ubwoko bwinshi. Ndashaka ubutaraza. Urahari ufite 50. Ntimfasa ahubwo utangiye kugenda ingingo ku ngingo. Bwahishura njye kukuzanira. Muze ndashaka kumpa ubutaraza, nushaka umbwire nkongerereho n'ay'agatabi. Sheri, bite ko mbona utameze neza? Nicyo kibazo ufite gusa? Ndananiwe. Niriwe nkora ibidozire byinshi. Cyagenze bite? Ufunga ishati uruhuke. Sisa njye kugushyuhiriza amazi ukarabe. Wenda uramera neza. Uretse nduhutse. Kira, basi mukorere igishiri. Ndananira amazi akonje. Kanya kuzanira. Isiraga, ndumva nteye agahinda ntabakubyaye. Aya niyo mahirwe mbonye yo kukwivugana, ku buryo utazongera kwibukwa niba warigeze no kubaho.